Ikiganiro cy'umunsi, reka turebere hamwe rero inshuti bavandimwe ba channel yacu mukunda cyane, igihe cya nyacyo umuntu ashobora kuzaniraho umugore cyangwa se igihe nyacyo cyo kuzana umugore cyangwa se igihe gikwiriye cyo kubaka urugo rwawe ni ryari, biba ryari, bigenda bite, bisaba iki, ubigendamo gute, uwo mwanzuro uwutekereza gute, uwufata gute, bigenda bite. Manje kubasuhuza rero mwese abo tutari duherukanye ni ya channel yanyu nziza cyane mukunda, abameze neza Imana ikomeze bameze neza, abatameze neza turabasabira umugisha ku Mana, Imana yoroshye ibigeragezo n'ibibazo nabo baze kumera neza, turabasengeye cyane. Uyu munsi rero turaganira ku nsanganyamatsiko igira ati igihe nyacyo cyo kuzaniraho umugore. Benshi bibaza bati ni ryari umuntu aba akwiriye gushaka umugore, cyangwa se ni ryari umuntu aba akwiye gushinga urugo rwe, ni ryari, bigenda bite, bisaba iki. Ibyo ni ibintu rero ugomba kwibaza, ari nako benshi babyibaza ati se ni ryari umuntu aba akwiye gushaka umugore. Hari abatekereza ko ari uko umuntu agejeje imyaka runaka, uko benshi bavuga ati ninkura nzazana umugore, imyaka iyi nzazana umugore, biterwa na buri wese imyaka we yahisemo cyangwa se ibyo twita imyaka y'ubukure. Hari abatekereza ko rero ko umuntu agejeje imyaka runaka nibwo azanamo umugore, oya. Abandi bakavuga ko ari uko abonye amafaranga menshi, ahubwo bivuze ko ababonye makeya, abafite makeya bo ntabwo batekereza kuzana umugore. Urumva ko ari ibibazo tugenda twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko iyo uvuga ngo nigira imyaka kanaka nzazana umugore, undi nawe ati ntarayigeze sinzamuzana, undi nawe ati nzazana umugore naragize amafaranga, undi nawe ati kuba ntayo mfite reka mbe ndetse kumuzana. Ibibazo biracyakomeje, rikomeze rero. Ariko se koko nibyo byonyine bigena igihe cyo kubaka urugo, imyaka cyangwa se amafaranga? Reka twibaze iki kibazo rero tunagishakire igisubizo cyiza kandi cyizewe. Abari nako nkomeza kwibutsa abo tubanye bwa mbere mwibuke gukanda subscribe ku buryo ibiganiro byacu bya buri munsi bizajya bikugeraho igihe, like na comment. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bituma turushaho kumenya no kubategurira ibyo mubasha kuba mwihitiyemo mwifuza mwadusabye. Nyuma rero yo kwibaza ibibazo ati se nzazana umugore naragize amafaranga cyangwa se narageze ku myaka runaka, koko nibyo cyangwa si byo? Reka turebere hamwe rero muri ubu butumwa bwacu twabateguriye, dufatanye kurebera hamwe byose mu buryo burambuye. Mu by'ukuri igihe nyacyo cyo kuzana umugore si imyaka gusa cyangwa ngo amafaranga gusa, oya. Hari ibintu byinshi umuntu agomba kubanza gutekerezaho. Ndakeka muri konyumva neza. Mu by'ukuri igihe nyacyo cyo kuzanira umugore si imyaka runaka se gusa cyangwa amafaranga gusa. Hari ibintu byinshi umuntu agomba kubanza gutekerezaho. Reka turebere hamwe rero bimwe muri ibyo bintu ari ibiki. Ni ibintu bwoko ki umuntu abanza kubanza gutekerezaho mbere yo gushinga urugo cyangwa se kuzana umugore. Icya mbere rero ni ugukura mu bitekerezo. Umugabo ushaka kubaka urugo agomba kuba ashoboye gufata inshingano zoroshye cyangwa se zikomeye, zikakaye cyangwa se ziremereye. Kubaka urugo si ugukundana gusa, ni ukwitangira uwo mwashakanye, kumwubaha, kumwitaho no gufatanya gukemura ibibazo. Kubaka urugo si ugukundana gusa, bikonyumva neza, ni ukwitangira uwo mwashakanye, kumwubaha, kumwitaho no gufatanya gukemura ibibazo. Icya kabiri ni ukwitegura mu bukungu. Ya mafaranga aragarutse, ariko si yo kamara. Urabona ko icyo twahereyeho icya mbere atari amafaranga, ahubwo ubukungu tubusanze mu ngingo yacu ya kabiri, aho dusanze tuvuga ngo icya kabiri ni ukwitegura mu bukungu. Ntibivuze ko ugomba kuba umukire, ahubwo ugomba kuba ufite uburyo bwo kwitunga no gutunga umuryango wawe. Urugo rukeneye ibiribwa,
aho kuba ubuvuzi n'ibindi by'ibanze. Urugo rukeneye ibiribwa, aho mugomba kuba aderesi yanyu, ubuvuzi ndetse n'ibindi by'ibanze byo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ntabwo ari ukuvuga ubukire, ni ibyo tumenshoyininze ruguru, aho kuba ibiribwa, ubuvuzi ndetse n'ibindi by'ibanze byo mu buzima busanzwe urugo rugomba gukenera. Icya gatatu ni kwitegura mu mutima. Umutima ugomba gushaka umugore kubera urukundo nyakuri, atari ukubera igitutu cy'abantu, peer pressure, ikigare, cyangwa se ngo imyaka yansize, cyangwa se ngo nagejeje imyaka. Iyo urukundo rudashingiye ku kuri, urugo rushobora guhura n'ibibazo byinshi bikomeye cyane bya buri munsi. Ikindi rero ni uguhitamo neza uwo muzabana. Ntabwo umuntu ashaka kubera ubwiza gusa cyangwa amafaranga. ahitamo umuntu ufite indangagaciro nziza. Ugomba guhitamo umuntu ufite indangagaciro zihuje n'izawe, indangagaciro nziza zikwiriye kuba nawe yashinga urugo, yaba afite urugo agomba gukurikirana kwitaho agakunda. Bagomba kuba bubahana kandi bashobora gufatanya kubaka ejo hazaza habo. Ababyeyi n'inshuti nabo bafite uruhare. Inama nziza z'abantu bakuru zifasha umuntu gufata icyemezo cyiza kandi kirambye, ariko icyemezo cya nyuma kigomba gufatwa n'abagiye kubana. Ugomba kugisha inama kugira ngo ufate uwo mwanzuro. Icyo cyemezo gikomeye, ariko icyemezo cya nyuma nyacyo kigomba gufatwa namwe mu gihe kubana. Hari abantu bihutira gushaka bataritegura mu buzima busanzwe, nyuma bakisanga bafite amakimbirane akomeye cyane. Hari n'abatinza cyane kubera gutinya cyangwa gutekereza ko kuzaba bakire cyane. Hari abatinya gushaka kugira ngo bazabanze babe bakire cyane, bagitegereje kuzaba bakire cyane. Ngo bivuze ko ngo adakize ntabwo ashobora gushaka. Ibyo byombi rero bishobora kutaba byiza, kubera yuko buriya gushaka gufata umwanzuro ukwiye kugisha inama no kumva ko witeguye mu mutima, hanyuma umwanzuro wanyu ugafatwa nta n'umwembi mugiye kubana. Igihe nyacyo rero ni igihe umuntu afite ubukire mu bitekerezo, yiteguye gufata inshingano, afite uburyo bwo kubaho, yabonye uwo bakundana kandi bumvikana, yiteguye kubaka urugo rwubakiye ku rukundo, kubahana no kwizerana. Icyo gihe rwose uzashaka umugore. Reka mbisubiremo, igihe uzabona ufite ubukire mu bitekerezo, witeguye gufata inshingano nk'umugabo cyangwa se umugore, ufite uburyo bwo kubaho bwa buri munsi, yabonye uwo bakundana kandi bumvikana, yiteguye kubaka urukundo rwubakiye ku rukundo, yiteguye kubaka urugo rwubakiye ku rukundo, kubahana no kwizerana. Ndakeka murabyumvishije neza. Ntabwo tugomba kugereranya ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Buri muntu agira igihe cye, buri muntu agira igihe cyiwe. Ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubwa mugenzi wawe ngo kubera ko yabikoze iki gihe nanjye niko nzabigenza, kubera ko yabikoze byabaye utya nanjye niko nzabigenza. No, ntabwo tugomba kugereranya ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Buri muntu agira igihe cye gikwiye cyo gukoramo ibintu bye kandi bikagenda neza.
icy'ingenzi ni ugufata icyemezo gifite inshingiro aho kugikora kubera igitutu cy'abantu. Umwanzuro tunasoza rero, twavuga ko igihe nyacyo cyo kuzana umugore atari imyaka gusa cyangwa ubutunzi gusa, ni igihe umuntu aba yiteguye mu mutwe wiwe, akabimastoringamo neza ko agiye kuzana umugore, mu mutima wiwe no mu mibereho ya buri munsi, kandi akabona uwo bazafatanya kubaka urugo rwiza. Murakoze cyane kunyumva. Imana ibampere umugisha. Ni ya channel yanyu mukunda buri munsi, LoveTime/B. Ibitekerezo byanyu birakenewe aho hasi. Like ni ingenzi. Kubo tubanye bwa mbere, mwibuke gukanda subscribe. Murakoze, murakarama.